ubu ushobora kubwira amateka yabayeho mu mwaka wa 500. Gusa ikibazo cyaza hafi no kwibaza niba uwo mwaka wa 500 ari mbere cyangwa nyuma ya Yesu Kristo, BC cyangwa AD. Hashize imyaka igera ku 2000 uwo Yesu Kristo agaragaye hano ku isi. Ibintu byamenyekanye cyane, ndetse n'ubu iyo dusoma inzandiko nyinshi z'amateka turabibona. Gusa ikidahurizwaho ni ibyo abantu bamwizeraho. Bamwe bizera ko ari umwana w'Imana, Imana yigize umuntu, umukiza, umucunguzi, umuhuza umwe rukumbi uri hagati y'abantu n'Imana, akaba umwuzuro w'iby'Imana yagennye byose, wapfuye azize ibyaha by'abantu, ku munsi wa gatatu akazuka, akazamuka akajya mu ijuru, aho yicaye ubu ngubu adusabira. Hariho n'abandi bahakana ibyo byose, hakaba ndetse n'abemeramo bimwe. Abandi bakavuga ko ibivugwa kuri we byose ari ibiterurano, plagiarism, byakuwe mu mateka ya gipagani y'ubwiru. Ese koko yaba ibyo abakristo bemera kuri Kristo ari byo bakuwe mu mateka y'imyizerere ya gipagani y'ubwiru? Ahari baba barigeze kumva inkuru ya Osiris, Adonis, Dionysus, Attis, Mithra, Horus ndetse n'izindi mana zo mu mateka ya gipagani y'ubwiru, zivuga ko nazo bazitaga abacunguzi, zavutse ku bari bisugi, zivuka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ku myaka 12, zitangira kwigisha, zigira abigishwa 12 ku myaka 30, nyuma zirapfa ndetse zirazuka. Hariho inyandiko nyinshi zikwirakwizwa ku mbuga za internet zivuga ko inkuru z'izo mana ari z'abayahudi bateruye, babyitirira umubaji w'i Nazareti witwaga Yesu Kristo, nk'uko bamwe babihamya ari byo byitwa copycat theory. Ndetse hari na filme mbarankuru y'uruhererekane imaze kwamamara cyane, yanditswe n'umugabo w'umushakashatsi witwa Joseph, izwi nka ZEIGEIST. Byinshi mu byo yashyizemo kuri ubu hari abanyarwanda benshi ndetse n'abantu benshi mu batuye isi bazi ko ariko kuri kubyerekeye Yesu Kristo. Ikibazo turaza kuba dufite muri iki cyegeranyo no gushaka kuri izi mana z'ubwiru bwazo, ndetse no kureba niba koko imyizerere ya Gikristo yaba ifite ihuriro n'ibyo bintu bivugwa. Turebe koko niba iyi copycat theory yaba ari ukuri ukurikije amateka. Ni nta kiruta Imana mico patience, tubane kugeza ku musozo. Umuhanga mu bijyanye n'amasomo ya Bibiliya w'umunyakanada akaba n'umunyamakuru Tom Harper, mu gitabo cye yise The Pagan Christ, ni umwe mu bavuga ko ubukristo ari umugenzo muhimbano. Muri iyo nyandiko avuga ko mu byanditswe kuri Kristo byose, yaba ibyo yakoze, ibyo yavuze, nta na kimwe kidafite inkomoko mu byabayeho mu myaka ibihumbi yashize mbere ya Yesu Kristo, bigaragara mu mihango y'amadini y'ubwiru y'imana z'abanyegiputa. Ibyo avuga kandi ntabwo ari we wenyine, kubera ko abagabo babiri, Timothy ndetse na Peter Grande, nabo bakomeje kuri iyi ngingo mu gitabo cyabo bise Jesus Mystery cyo mu 1999. Bavuga ko ubukristo bwo hambere bwatangiye bushingiye ku madini yo hambere yo mu bwami bw'Ubugiriki bw'Uromani, Greco-Roman Empire, kandi ko ibya Kristo byahimbwe bishingiye ku mana zabayeho z'ubwiru, bivuga ko zapfuye zikazuka, ndetse zikanavuga ku bakobwa b'isugi nka Osiris, Dionysus, Attis, Mithra, Horus n'izindi. Bakomeza rero bavuga ko amahame y'ingenzi ubukristo bwemera kuri Yesu, harimo kuvuka kwe no kuzuka kwe, atari amateka, ahubwo yibwe kuva muri aya madini y'amayobera yari ariho mbere mu isererano na Mediterane. Gushinja ubukristo kuba ari inkuru nyiganano, copycat theory, yakuwe mu migenzo ya kera, bigenda byongera intera mu kwemerwa n'abantu benshi, ndetse aho usanga imitwe y'inkuru nyinshi ku bitangazamakuru byinshi kuri za murandasi igaragaza ko nta kintu na kimwe ubukristo bufite cyabwo bwite. Uzasanga ari inkuru nyinshi cyane zitangira gutya, cyangwa se mu bundi buryo busa nabwo. Dan Brown mu gitabo cye yise The Da Vinci Code cyo mu 2003 akomeza ashinja ubukristo agira ati, ibintu by'ingenzi byose biwugaragaramo, uhereye ku igaburo ryera, igihe cy'ivuka rya Kristo, yewe ndetse no kugeza ku gusenga ku cyumweru, byose uko byakabaye byakuwe mu madini ya gipagani y'ubwiru ya kera. Timothy na Peter Grande bakomeje bajya mbere kuri iyi ngingo muri cya gitabo cyabo Jesus Mystery, aho bemeza ko ibyo abakristo bemera kuri Kristo byose 159 byakuwe muri aya madini y'ubwiru. Iyi myizerere y'ubwiru rero ihamya ko yari ifite imana abantu zabayeho hano ku isi, zizwi ku mazina atandukanye, ndetse zabayeho mu duce dutandukanye, zose bivuga ko zapfuye zikazuka. Iyo muri Egiputa bivuga ko ariho byahereye,
yitwaga Osiris, imana y'umusaruro n'uburumbuke. Yari afite umugore witwaga Asis n'umuvandimwe witwaga Seti. Osiris na Asis babyaye umwana witwaga Horus. Uyu Seti umuvandimwe we yarabayeho ubuzima bwikubira, niko kwica Osiris imukataguyemo ibice 14. Haboneka ibice 13 gusa. Ibi nibyo biboneka mu nyandiko za Plutarch wanditse mu kinyejana cya 2 nyuma ya Yesu Kristo, kandi bisa naho bihuye n'ibyavuzwe mu nyandiko zo mu Misiri zo hambere. Osiris na Asis babyaranye umwana witwaga Horus, niwe wasigaye mu rugamba na Seti. Horus yabaye imana y'izuba, Seti iba imana y'umwijima. Ubwo nibwo hajeho urugamba rw'umucyo n'umwijima. Mu gitondo Horus yatsindaga Seti kayohereza mu yindi si, umucyo kaza. Nijoro Seti gatsinda Horus, umwijima ukaza. Ngaya amateka y'umucyo n'umwijima ukurikije iyi myizerere. Ubwo ni ukuvuga ko umwijima n'umucyo byaje nyuma y'ibiremwa, kuko wumva ko abantu bariho mu gihe ibi byose byaje, ugasigara wibaza ubwo mbere hariho iki niba nta mwijima ndetse nta n'umucyo byariho kandi abantu bari bariho. Ikindi gitangaje muri byo ni uburyo intambara yagiraga amasaha igomba kuberaho, kandi ikaba nta ishobora gutsinda inshuro ebyiri zikurikiranye. Wenda ngo tubone ijoro inshuro ebyiri, tubone ko imwe yatsinze inshuro ebyiri zishoreranye, cyangwa se tubone amanywa inshuro ebyiri zishoreranye. Iyo bigeze mu rwego rwa Bibiliya usanga ibintu rwose bitumvikana, kuko niba muri Matayo igice cya 27:45 tubona ko igihe Yesu Kristo yari ari ku musaraba habayeho ubwira kabiri, mbese ibyo bisobanuye ko Seti yaje mbere y'igihe. Ukugira byo nibyo kuza gutekerezwaho. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Uku niko Bibiliya bihamya. Ntekereza ko buri muntu wese ashobora kumva ko ibi ngibi ari byo kuri. Osiris bivugwa ko yazuwe, ariko ntawe bihuriye n'umuzuko wa Yesu Kristo. Professor Bruce Manenga Metzger, umwe mu mahanga mu bumenyi bwa Bibiliya w'umunyamerika, akaba n'umwarimu muri Princeton Theological Seminary, yaragize ati: sinzi niba nabyo twabyita izuka nk'uko Plutarch bivuga. Umurambo wa Osiris watoraguwe na Asis abasha kubona ibice 13, kimwe kirabura. Mu Bugiriki hazwiho Dionysus, imana y'icyo kunywa gisembuye. Bivugwa ko yavutse ku isugi, ariko mu myemerere yayo bemera ko yabyawe n'iyitwaga Zeus hamwe na Semere mu gitabo cyitwa God of Ancestors kuri page 153, ndetse na Classical Mythology kuri page ya 221. Bivugwa ko yavukiye mu kiraro cy'inka, yahinduye amazi kuba divayi, ndetse n'ibindi byinshi bivuga ko ahuriyeho na Yesu Kristo. Gusa umuntu agenda abura aho yabisoma, kuko nta nyandiko zazo zihari zihamye, kuko byinshi bigenda bizamurwa muri ino myaka ya vuba aha ngaha, atari mu gihe izi mana ubwazo zabereyeho. Hariho iyitwa Attis yo muri Aziya ntoya, ahitwaga Phrygia, imana y'umusaruro cyangwa se umwero. Siriya yari Adonis, imana y'ubwiza no kwifuza. Mu myemerere yayo bemera ko yavutse ibyawe n'umwami witwaga Theas, imubyaranye n'umugore witwaga Melha. Baryamanye mu majoro 9 y'umwijima, aho akaba ariho haje kuvamo inda ya Adonis. Adonis yakuze ari umuhigi, igihe cyarageze irapfa izize akagambane kubera ubuhanga akoreshaga mu guhiga, ifira mu maboko y'umukunzi wayo witwaga Aphrodite. Ntiyigeze izuka, niko mu myizerere yayo bemera. Alexandria yitwaga Serapis, iyo mu Baperse yitwaga Mithra, ndetse n'izindi nyinshi. Yamenyekanye cyane ni yitwa Mithra, niyo mana yanditsweho cyane ndetse n'abanditsi benshi, kandi ivugwaho ndetse na benshi. Mu gitabo cye cyitwa Those Incredible Christians cyo mu 1968, Hugh Scoffield, umwe mu bahanga mu bumenyi bwa Bibiliya w'umwongereza, agaragaza ko Mithra yavutse ku mwari w'isugi tariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu buvumo. Bivugwa ko nawe yari umuhigi wahoraga agenda, ndetse yari afite abigishwa bamukurikira. Yabasezeranyaga kutazapfa, immortality. Yaje no kwitanga ku bw'amahoro y'iyi si, ashyirwa mu mva, ku munsi wa 3 arazuka. Yabahaga Ukaristiya, cyangwa se icyo abakristo bita igaburo ryera. Bamwitaga umucunguzi, inzira, ukuri, ubugingo. Ibyo byose bizwi n'abakristo babihamya kuri Kristo wenyine.
ni ukuvuga ngo ibyo bibaye ari ukuri, ibyo ubukristo bwemera buvuga kuri kristo wa nyawe, byaba ntaho bishingiye usibye gusa mu gitekerezo, imagination. Kandi nabwo icyo gitekerezo cyakuwe kuri iyi mana y'izuba yo mu baperse, bivugwa ko yizerwaga n'abatari bake mu binyagihumbi byashize. Ubwo niba kuzuka kwe, inyigisho ze ndetse n'ubuzima bwe byose bishingiye kuri izi nkuru, ubwo ndavuga Yesu Kristo, nta mpamvu n'imwe yindi yaba ihari yo kumukurikira, kumuramya ndetse no kumwizereramo nk'uko bifitwe n'abatari bake mu binyejana 19 bishize. Bite by'Imana rero yitwaga Mithra, ibivugwa kuri yo bifite ibimenyetso ki? Mbese ni ibintu bifatika? Dr. Edwin Yaba ni umwe mu banyamerika bakomoka mu Buyapani, akaba umuhanga mu mateka y'iyobokamana ndetse n'impuguke mu bijyanye n'iyobokamana rya Mithraism, cyangwa se iyi myizerere y'Imana ya Mithra yo mu baperse. Mu gitabo The Case for Christ cyanditswe na Robert, nibwo Yaba yabajijwe ibijyanye n'inkuru y'uko ubukristo bwaba bufite inkomoko ku zindi mana zo mu bupagani zagaragaraga mu bwami bw'ubugereki buromani, Greco-Roman Empire. Avuga ko ibi bintu byatangiye kwandikwa ndetse no kuzamurwa mu mpera z'ikinyejana cya 19 dutangira ikinyejana cya 20, cyane cyane byazanywe n'abanyeshuri bo mu Budage bigaga mu ishuri rya History of Religions School. Inyandiko zakoreshwaga cyane muri Mithraism ni inyandiko zanditswe n'umuhanga w'umubirigi witwaga Francis Common, zitwaga Mystery of Mithra zo mu 1903. Izi nyandiko ubuziranenge bwazo bwaje guhakanwa hanyuma mu nama y'abahanga muri Mithraism yabereye Tehran mu 1979, aho umwongereza witwaga Richard Gordon ndetse n'abandi benshi bari bateraniye aho. Bafashe umwanzuro wo ko ibintu byose byavuzwe na Common bitaturutse mu busesenguzi bwimbitse bwo gusesengura ibihamya by'ukuri. Dr. Yaba muri igitabo The Case for Christ cya Robert akomeza yerekana ko Mithra itavuka ku mwari w'isugi nk'uko biri kuri Kristo, ahubwo bizwi ko ivuka ku rutare. Abajijwe ku kijyanye no kuvuka kwa Mithra ku itariki 25, Yaba yasubije agira ati, icyo si ikintu cyo gutindaho, kuko icyo cyo nta naho gihuriye n'ibya Kristo. Ntibizwi igihe Yesu yavukiye, kuko Bibiliya yewe no mu zindi nyandiko za kera naho bigaragaza ivuka rye ku itariki 25. Izi ni itariki zarashizweho n'umwami w'abami w'abaroma Aurelien zo kuramya ikigirwamana cy'izuba Sol Invictus. Bihamywa ko rero uwo munsi waba warahujwe n'ubukristo mu kinyejana cya 4 mu gihe cy'umwami w'abami Constantine. Galleries mu gitabo cye Mithraism and Christianity agaragaza ko muri Mithraism bavuga ko Mithra yavukiye mu buvumo, kandi akaba nta hamwe ya muri Bibiliya ndetse no mu nyandiko z'amateka tubona ko Kristo yavukiye mu buvumo, kuko rwose birigaragaza ko Kristo yavukiye mu kiraro cy'inka. Dr. Yaba abajijwe niba mu myemerere ya Mithraism Mithra izwi nk'umwigisha wari ufite abigishwa 12, asobanura ko muri Mithraism bazi Mithra nk'Imana, ko atari umwigisha. Hanyuma kandi abajijwe iby'uko Mithra yaba yarasezeranyije abamukurikira ubugingo bw'iteka, avuga ko ibyo ari ibisanzwe mu kitwibokamana cyose. Nibwo Robert yamubazaga niba muri Mithraism baba bizera ko Mithra yayitanze nk'igitambo gihesha amahoro. Dr. Yaba Mithraism igaragaza ko Mithra yatambye ikimasa atigeze yitamba ubwe. N'ubu mu nyubako iramirizwamo Mithraeum Temple iherereye i Londres mu Bwongereza, iriho ikibumbano cy'umuntu uri kwica ikimasa. Ibi nibyo baje kwita toroctony, biva ku ijambo ry'ikigiriki toroctonos, kwica ikimasa. Mu mwaka w'1910 mu nyandiko yashyize hanze Richard Lichtenstein, umudage w'umuhanga mu myizerere ya kera y'Imana z'abagiriki, bagaragaza ko igitambo cya Kristo cyahujwe neza n'uburyo Mithra yishe ikimasa. Birumvikana ko nawe azi neza yuko Mithra atambye ikimasa, ko ahubwo atitambye we ubwe. Ukuri ku byerekeye yuko Mithra yahanga akazuka ku munsi wa gatatu, Richard Gordon mu gitabo cye Image and Value in the Greco-Roman World avuga ko nta hantu na hamwe mu nyandiko zo hambere herekana urupfu rwa Mithra. Ibi birasobanutse neza yuko atigeze azuka, kuko ntawe uzuka atapfuye. Ku kijyanye no kuba Mithra ari inzira, ukuri, ubugingo, umushumba, umucunguzi w'abantu, Yaba avuga ko ibyo ngibyo tubisoma mu myizerere ya Gikristo gusa, nta handi twabisanga. Nibwo kandi yabajijwe ku kijyanye n'igaburo ryera,
asubiza avuga ko ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo, ko ibi hafi mu mayobokamana yose bibamo. Manfred Krauss mu gitabo cye The Roman Cult of Mithra avuga ko ubusanzwe igaburo ryera ry'abakristo nta sano na rimwe rifitanye n'iyi myizerere y'ubwiru ya kera, kuko ryo rikomoka kuri Pasika y'Abayahudi mu mwaka w'1906. James Fraser mu gitabo yise Golden Bough niwe wakomeje yerekana ko ibyo gupfa no kuzuka kwa ziriya mana ariko kwakuwemo ibyo kwizerwa byo kuri Kristo. Ibi byaje guhakanwa n'umunyasuwede Professor Tryggve Myttinga wahoze ari umwarimu wa Bibiliya mu Ruheburayo muri kaminuza ya Rand. Mu gitabo cye The Riddle of Resurrection agaragaza ko impuguke mu iyobokamana muri iki gihe benshi muri bo bamaze kwibonera yuko nta nkuru z'izo mana zapfuye zikazuka zagaragaraga mbere y'ubukristo, ahubwo izi nyandiko zose zigaragara nibura nyuma y'ikinyejana cya mbere. Mu bigaragara nuko mu gihe cya Kristo ndetse na nyuma yaho ubukristo bukura, izi mana zitari zizwi. Justin Martyr ni umwe mu babyeyi ba Kiliziya bazwi cyane bari baziho kurwanira ubukristo, wabayeho kuva mu mwaka w'ijana kugeza mu mwaka w'164 mu nyandiko ze Apology zo mu mwaka w'150, aho yandikiraga ubwami bw'Abaroma ku bw'itotezwa bwakoreraga abakristo, abusaba ko byibuza bwafata ubukristo nk'iyindi myizerere y'izindi mana. Nta hantu na hamwe yegera avugamo izi mana nka Adonis, Morodoki, Mitra ndetse n'izindi zivugwaho gupfa zikazuka nka Kristo, ahubwo avuga izasengagwa muri icyo gihe n'Abaroma. Avugamo abahungu ba Jupiter nka Asclepius wakubiswe n'umurabyo akazamuka akajya mu ijuru, Bacchus, Hercule ndetse n'izindi zagiye mu ijuru zizamutse ku ifarashi ya Pegasus. Avugamo kandi n'iyitwaga Ariadne. Nta hantu hamwe avugamo izo mana zizwiho gupfa zikazuka, kandi ibi bishimangira igitekerezo cy'uko izo mana zitari zihari mu gihe ubukristo bwakuraga. Ntabwo ubukristo bwari gufata iki gitekerezo cyo kubaho kw'izo mana kandi zitaragaragara mu gihe ubukristo bwari burimo bukura ndetse no mu gihe ubukristo bwatangiye. Robert muri icyo gitabo twavuze hejuru The Case for Christ aganira n'umuhanga mu mateka ya Kristo ndetse akaba n'impuguke mu bihamya by'umuzuko wa Kristo, Dr. Michael Connor akomeza avuga atya: ikigaragara ni uko icyo gihe ari ingenzi rwose, kuko ubukristo ntibwashoboraga gutira igitekerezo cyo kuzuka niba izi nkuru z'Imana zapfuye zikazuka zitarigeze zikwirakwira mu gihe ubukristo bwavukaga mu kinyejana cya mbere mu gihe cya Yesu. Tryggve Myttinga we yongeraho ko nta nimwe muri izo mana zivugwa ihwanye na Yesu. Urupfu n'umuzuko bya Yesu birahari, birahamye, bifite ibimenyetso, mu gihe ibindi byo nta gihe gihari kizwi byabereyeho, ahubwo usanga kenshi bihuzwa n'uburyo ibihe byagiye bikuranwa cyangwa se bigahuzwa n'imikurire y'ibimera. Ni ukuvuga ngo niba bwije imana y'umwijima yabaga ibonetse, bwacya hakaba habonetse imana y'urumuri, imyaka yakera imana y'umweru nanone ikaba irabonetse. Ibyo byose nibyo bitaga imana. Nk'uko uyu munsi umuntu abona ikintu cyiza akabyita amahirwe cyangwa se akavuga ati wagize imana, nk'uko dusanzwe tubizi mu muco nyarwanda, yabona ikibi akabyita umwaku. Nyamara muri ibyo byombi nta gihari na kimwe gifatika, ariko kiri mu mitwe y'abantu. Si ibi byonyine ubukristo bwashinjwe. Uwitwaga Ronald Nash mu gitabo cye The Gospel and the Greeks avuga ko uhera mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1940 hagaragaramo banditsi benshi bavuga ko ubukristo bwakuwe muri filozofiya z'Abagiriki nka Platonism, Stoicism ndetse n'indi migenzo ya gipagani y'Abagiriki n'izindi nkubiri zagiye zigaragara mu isi y'Abagiriki izwi nka Hellenism. Gusa agaragaza ko abantu bandika izi nyandiko bagwa mu mutego wo kuguma mu ruhande rumwe, aricyo gituma bashyize imbaraga nyinshi mu kurwanya umwihariko w'ubukristo, ntibarebe nanone mu ruhande rwemeza umwihariko wabwo. Ubwo Paul yandikiraga abantu mu gice cya 6:3, ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Umuhanga mu by'okamana w'Umufaransa Alfred Louis wabayeho kugeza mu mwaka w'1940 wavuga ko hari umuhango wo muri Mithraism witwaga Torborium wateye abakristo ibyo gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo bakayogerezwamo, ari byo mubatizo wo kubabarirwa ibyaha.
Gusa bitangaje ni uko Toloborium wari umuhango wakorwaga n'abaroma mu kinyejana cya kabiri ndetse na nyuma yaho wo gutamba ikimasa kugira ngo biyezeho ibyaha byabo ku mana zabo. Dr. Yama yasobanuye kuri uyu muhango. Bacukuraga umwobo bagashyiramo abantu, ubundi bagasogota ikimasa hejuru yawo, abari munsi bakavirwa n'amaraso. Ibi ni ibintu byatangiye mu kinyejana cya kabiri nyuma ya Yesu Kristo, mu gihe cy'umwami w'abami Antonius Pius mu mwaka wa 160, kandi ubukristo bwatangiye mu kinyejana cya mbere. Ikindi, nta buryo abayahudi bari gukopera ibinyamahanga, kandi n'ubundi ubwabo basanzwe bafite gutamba ibitambo. Ibya Kristo rero birihariye, ntaho bihuriye na Toloborium. Mu myizerere iri ku isi, kuba tugenda tubona ubukristo ari bwo bugenda bushinjwa ibirego byinshi, nanone bitwereka ko buhari kandi ari ubwa nyabwo. Uwahoze ari perezida wa Amerika witwaga John F. Kennedy mu 1960, nawe yagereranyijwe na Yesu Kristo. Impamvu zarizi ni uko amazina yabo bose yatangizwaga n'inyuguti ya J. Umwe yitwaga John, undi akitwa Jesus. Bose base bitwaga Joseph. Bose bari bafite abo bayoboye. Bose bakoze inzoga. Bose biciwe imbere y'abadamu bakunda, kuko bivuga ko John F. Kennedy yishwe arashwe isasu mu mutwe ari kumwe n'umudamu we. Bose kandi bapfana ibisebe ku mubiri. Ibigereranyo nk'ibi rero nibyo byamwe bihuzwa n'ubukristo kugeza naho bivuzwe ko ari byo bwakuwemo. Ibi ni nko gufata ameza kuko afite amaguru ane maze ukayita inzovu. Twibaza ikibazo, mbese niba kuko imyizerere y'ubwira ari ukuri, kuki abanditsi ba Bibiliya bari gukora ikosa ryo kwita Yesu Kristo imfura mu bazutse? Byaba byumvikana ko ari wazutse bwa mbere, kandi ibi ntabwo ari ibintu tubona mu isezerano rishya ryanditswe mu kinyejana cya mbere gusa, ahubwo no mu isezerano rya kera bahamyaga neza yuko ntawe uzamubanziriza kuzuka. Ubwo turaza kuza kugereranya nanone izi nyandiko z'isezerano rya kera ndetse n'iyi myizerere ya kera y'ubwiru, inyandiko zayo. Mu kugereranya ibi twifashishije igitabo cyitwa Bible Among the Myths cyanditswe na John Oswald asobanura inyandiko z'isezerano rya kera ayivana mu myizerere ya gipagani. Mbere na mbere turabanza turebe uburyo iyi myizerere ya gipagani yari imeze ukurikije inyandiko zayo. Iyi myizerere ya gipagani yari ishingiye ku cyitwa continuity, kwa kundi ikintu kiba ari kimwe ariko gifite utumero twinshi twose tugendera hamwe tumeze nk'uruziga, aribwo turi bufate ibintu byose bihari tukabyita imana, pantheism. Hari naho bikoreshwa muri iki gihe, aho umuntu akubwira ngo imana yawe ni mugenzi wawe, ni ukuvuga ko ubwo byisubiramo uko umubonye. Icyo gihe uwo muntu aba ari imana, akaba umuntu ndetse kandi akaba ikiremwa imbere yawe igihe kimwe. Nicyo twita continuity. Wakibaza uti mbese ibyo byagize uruhare rungana rute mu kwamamara kwa amadini y'ubwiru ya gipagani? Ni ukuvuga ngo niba nta tandukaniro riri hagati ya karemano, nature, n'ikintu cyaremwe ndetse n'umuremyi, bivuze ko ikintu cyose kiriho byemewe ko cyafatwa nk'imana. Iyi myumvire kandi ikomeza igaragaza ko ndamutse ndemye nk'imana y'ikimasa mu giti, ubwo yaba ari imana ikaba ikimasa ndetse ikaba n'igiti. Ubwo ni ukuvuga ko nta tandukaniro ry'akamero k'ubumana, divine nature, ndetse n'ikiremwa bimeze nk'uruziga byizengurukanamo. Uburyo umuntu we ku giti cye ashobora kugaragaza ko ibi bintu byose bimurimo ni mu buryo bwa maji, cyangwa se gucuka imitekerereze y'abamureba. Byongeye kandi iyi continuity igaragaza yuko symbol, ikimenyetso, ari cyo kuri, reality. Ubwo niba izuba ribonetse, imana irabonetse. Umwijima nuza, nanone habonetse imana. Buri mana yose n'ikimenyetso cyayo cyerekana. Iyo kibonetse ni ukuvuga ngo iyo mana ubwayo bibonetse. Ngira ngo hari nta muntu uri ku rwego rwo kutumva uburyo ibi bintu bivangavanze. Kuki rero bidashoboka ko ubukristo bwahura n'ibi bintu? Uyu ni umudamu witwa Mary Jo Sharp, ni umwarimu ufasha mu isomo ryo guhamya imyizerere, apologetics, muri Houston Baptist University. Ni mu kiganiro ari gutangira muri Biola University. The Jesus story is specifically placed in time and space by the authors.
inkuru ya Yesu yagiye yandikwa mu buryo bw'ibihe n'ahantu runaka ibintu byagiye biberamo. Inkuru ye ni ingenzi bishingiye mu kuba ari we wakoze ibyabasha gukorwa nawe wenyine gusa. Inkuru ye kandi ni igikorwa kitabasha kongera gusubirwamo mu mateka ya muntu. Inkuru ye ntivugwa hagamijwe gutuma ijuru rigusha imvura cyangwa ngo itume abantu bororoka. Nta nubwo iyo nkuru ivugwa ngo abantu babashe kubona umutekano mu bihe by'imivurungano. Yesu Kristo ntabwo ashushanywa nk'intwari iri mu rugamba runaka yitwaje ibibaraga bya kirimbuzi, haba muri iyi si turimo cyangwa ahandi runaka. Ntahagarariye intambara hagati yo kororoka no kugomba kwa muntu. Nta nubwo ahagarariye intambara y'iby'uburumbuke bw'ubutaka. Ntabwo ahagarariye buri muntu nk'uko ziriya zitwa intwari zabaga zihagarariye ibyifuzo by'abantu runaka n'amoko runaka. Yesu ntabwo yashushanyaga cyangwa ngo abe ahagarariye umuntu runaka, ahubwo ni Imana. Jesus does not represent every man, he is God. Hanyuma rero ku bijyanye n'inyandiko z'ijambo ry'Imana, aho noneho tubona Imana irengeye byose yaremye, bivuze ko hariho Imana imwe, ibindi byose bikaba ari ibiremwa. Ni Imana itandukanyijwe n'ibyo yaremye byose, itagira na kimwe ishingiraho kubaho kwayo. Imana yibeshejeho mu kubaho kwayo. Ni Imana ifite amarangakamere adahura na mba n'ibyo yaremye. Bibiliya yerekana ko ariyo yaremye byose, ifite byose mu biganza kandi byose bibeshaho. Ni Imana idafite na kimwe ishingira ku byo yaremye mu kubaho kwayo. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, yo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu. Ntugire icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Byakozwe n'intumwa, ibice 17, umurongo wa 23 kugeza ku wa 25. Rero bitandukanye n'izo nyandiko za gipagani za kera zagiraga Imana ishingiye ku kintu runaka, ku buryo kubura kw'icyo kintu ubwacyo tuba tubuze n'iyo Mana. Niba nta zuba rihari, ubwo nyine Imana y'izuba ntayihari. Rero izi nyandiko zo mu isezerano rya kera zivuga iyi Imana iri transcendent, ntabwo ari ibihimbano by'ubukristo, kuko ubu yaba abayahudi, abayisilamu ndetse n'ubukristo bwabwo bose bafite izi nyandiko. Aha rero iby'uyu Kristo rwose niho bikwirwamo cyane, ndetse 100%. Niba twabonye Imana iri hejuru ya byose, itegeka byose uko ishaka, Bibiliya igaragaza yuko Kristo yari afite ubutware, yewe kugeza no ku rupfu rwe. Igituma data nkunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawabunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 10, umurongo wa 17 n'uwa 18. Ikindi nanone ni uko ibya Yesu Kristo bifite igihe byabereyeho, ndetse n'aho byabereye, space and time. Si ibyisubiramo nk'ibyo tubona hejuru by'izi Imana, ahubwo byabaye rimwe risa ngo bibe bihagije iteka ryose. We rero kumwizera bisaba ngo umwizere wenyine gusa, kuko ari Imana 100%. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 1, umurongo waho wa 1. Imana yambaye umubiri w'umuntu, irazibana n'abantu, ndetse nabo bahamya dufite muri kino gihe babyiboneye n'amaso yabo. Uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we Jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi nanone turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 1, umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Dr. Michael Kona abazwa impamvu inkuru yo kuzuka kwa Kristo yaba ariyo yo kwizerwa kurusha izindi nkuru zo gupfa no kuzuka kw'izindi mana muntu nka Osiris, Adonis, Atis, Marduk ndetse n'izindi. Amusubiza muri aya magambo:
icya mbere tugomba kumva kandi cy'ingenzi ni uko ibivugwa byose bidafite uburyo bwo gukuraho ibimenyetso byiza ntagereranywa bihamya umuzuko wa Kristo nk'ikintu cyabaye. Ntushobora guhakana umuzuko wa Kristo keretse uzimanganyije ibimenyetso bifatika biwuhamya. Intumwa Paul mu rwandiko rwa mbere yandikiye itorero ry'i Korinto agaragaza abantu basaga 500 babahamya muri icyo gihe bari bahibereye ubwo Yesu Kristo yazukaga kandi babyiboneye n'amaso yabo. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, nanone akabonekera Kefa, maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose, kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera ndi nk'umwana w'icyenda. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe itorero ry'i Korinto, ibice 15, umurongo wa 3 kugeza ku wa 8. Ikindi kandi ni uko yashyinguwe n'uwitwaga Yosefu w'umunyarimataya, ndetse no kuba imva ye yarasanzwe irangaye. Ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo, aho intumbi ya Yesu yari yashyizwe. Baramubaza bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamusise. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 20, umurongo wa 11 kugera ku wa 13. Dore rero abantu bahakana Kristo icyo baba bahakanye. Icya mbere baba bahakanye Imana, bahakanye ijambo ryayo, bakomeje kwerekana ko habura igihe gito gusa isi yose igasanga Satani, kuko niba nta Kristo hari ni ukuvuga yuko nta n'umuhuza uri hagati y'abantu n'Imana. Yesu aramubwira ati, ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14, umurongo wa 6. Inkuru nziza ihari kandi ihamywa n'ibihamya ni uko Kristo yambaye umubiri, akavuka, akabaho ubuzima butunganye, yuzuza iby'Imana ikenera kugira ngo yemere umuntu, hanyuma agapfa yishyizeho ibyaha by'abantu byabashyiraga mu rubanza n'Imana, hanyuma ntibiherere mu gupfa gusanga urupfu rumutsinde, abo ku munsi wa gatatu akazuka ngo dutsindishirizwe. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2, umurongo wa 24. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yesaya, ibice 53, umurongo wa 5 n'uwa 6. Shimire buri wese twabanye muri iki cyegeranyo, ndetse narushaho kungukira impamvu zatuma arushaho kwemera ko ubukristo ari ikintu cy'ukuri gihari koko kandi gihamye. Tuzasubira mu byegeranyo by'ubutaha, umwami ntabishima.